abo n'abarabahanzi bura ara nabo batubeshya ngo umuturanyi mubi ngo arutwa n'ikigunda ariko uramuhanzi yarabeshye wowe bimeze gute ngo umuturanyi mubi ngo arutwa n'ikigunda ngo hajya n'inda yiririmbye Rafiki ntago nzi wayo umuturanyi mubi arutwa cyane n'ikigunda wambara neza akayumba kurya ibijumba ariko uramuhanzi yari guteranya abantu wumva ari guteranya abantu ariko nibyo umuturanyi mubi urabona undi akaza akavuga ngo mubi arutwa cyane n'ikigunda arutwa n'ikigunda ikigunda se ikigunda kigambisha ikigunda mwavugana ariko umuturanyi uramuhanzi rero ari guteranya abantu ubona ari guteranya abantu arutwa n'ikigunda bose hano yaba ikigunda twatwicaye ngo umuturanyi ashobora kuba mubi ariko mukaganira kandi burya bavuga ko nta mwanzi uhoraho nawe ubwo rero uramuhanzi mwumva iriya ndirimbo yayikosora iriya ndirimbo wapi bimushobokeye yayikosora umuturanyi mubi ngo arutwa n'ikigunda bashaka kurya ibijumba n'ibyo bijumba ubibonye ugira amahirwe ariko mugari n'ibyo bijumba ubibonye ugira amahirwe uriya muhanzi rero guteranya abantu none ndabeshya senga ndabeshya none hanyuma se hari n'izindi ndirimbo ujya wumva ukavuga ati izi ndirimbo ntabwo ziririmbye neza ubutumwa si bwiza nk'iyo y'ikigunda uravuga ati nta mwanzi ubaho uhoraho umwanzi w'ibihe byose ntahoraho umuntu ashobora kuba mubi uyu munsi ejo akaba mwiza yego dushobora gutunga n'ubundi uyu munsi ejo tukongera tukizuza tukiyunga ati ubundi turi gupfa iki kuvuga rero ko ameze nk'ikigunda mwumva ni bibi ni bibi cyane ariko wowe indirimbo zose ubanza uzikurikirana ni uko nyine aba ari akazi kenshi nyine umuntu aba ari gutekereza naho ubundi za ndirimbo ndazikunda cyane ariko hari za kera wavuze tutamenya izo arizo wenda ngo turirimba nka kase hari utuzi se hari indirimbo ya kera yazagamo nkiri umwana mutoya yego njye narashatse mfite umugore namwe muzashaka ariko muzashaka vuba narabyumvishe ahantu nigeze kumva muvuga ko ngo muzashaka vuba ariko wenda byo ntitwabyinjiramo ariko nibiba byiza nabwo tuzaza twirira izo nyama turangiza dutahe twibimeze hanyuma barakarimo numvaga akavuga ngo genda Rwanda uri nziza akakarimo nabo mwe mwakumvaga muri radio nari nyifite muri telefone wari ufite muri telefone barayinyiba telefone barayikwibye okay kandi abantu bagera bakarimba ngo ufite imisozi y'imyera izo zose nyine bazagiye muri telefone narazifasha hariya kuri muhabura ariko buriya iyo uririmbye tubwize ukuri iyo uririmbye ni iki kigushimisha wumva ujya uhinduka cyangwa nk'urugero njyewe iyo naririmbye nta mujinya rwose urabona ukuntu ndi igikara ariko iyo ndirimbye iyo niriwe mu byishimo byo kuririmba uri inzobe uri inzobe imibiri yombi ni ukugira ngo izuba ryanyishe ntabwo ubundi buyobe iri ni izuba ry'i Kigali riba ryaratwanditse rikatwumisha ariko kuririmba bizana ibyishimo nawe mwarabibonye ibyishimo bya mbere ni ukuririmba gusa ntitwasoza saa sita se nta kintu mwateguye ntacyo ariko byanahuye nuko twaje tutabateguye dutunguye se twabatunguye ariko ikindi gihe nitubahamagara nyine ni ukureba nk'agashogoro umushogoro se ntimuzi umushogoro wararangiye tugeze mu bitonore umushogoro uretse kujya kuwukorera se hari umuntu wawuha ku buntu umushogoro se nabo basigaye bawugura si nguyu ni ukujya kuwukorera kamanza kabagara kugira utware umushogoro tumva ibintu byose byarakomeye pita
ndamubeshya si nguyu no kubaga umushogoro kamubwisha ibyo umuntu agenda akabagara neza ibyatsi arunda ibyatsi umushobokaho ubuntu ubu n'ubizi ari uweza ibintu ngo byarakomeye nibyo umushogoro mbere wacu mu cyaro umuntu yawusoromeraga ubuntu ariko baravuga ati nyamara ibintu byarahindutse umuntu kugira ngo ubone n'ukubagara nabyo byashoboka kuko abantu b'iki gihe basigaye bakunda amafaranga cyane kavuga ibintu byose ni ikiguzi ko bimeze nanga se si ukugura kandi nawo guheruza ibyo ntibikwiye ariko ubundi mushogoro ibintu byimeza hariya ntabwo akwiye kugura dani ko mbyumva ego aramanza kugira ngo ahasorome aramanza akabagara ibyo ndi kuba ntabwo ndi kubeshya ntabwo wabeshya nawe arahibereye hari abantu bakunda amafaranga bavuga ati nta cy'ubuntu kiriho ariko rero dukwiye nanone kuvuga ko ibintu byose bitagira ikiguzi kasi ubwo umushogoro kugira ngo urimo gusoroma umushogoro umuntu akaba agiye gutanga nk'umuntu ngaho wari wagiye gusoroma baramufunga nyine ari umushogoro agiye gusoroma atari n'ibishyimbo ibintu byose byabaye ikiguzi nyine wenda ugira akambogo akaguha ugiye kwatisha ahantu sibyo urahatishije none umushogoro ngo uraza kuwusoroma utamaze kuyibagara agashogoro ugiye gusoroma ko kwitekera ku bishyimbo none wumva ko batamufungiye yemba nagiye ntabwo ayo makuru yose ntabwo mba nyazi fungirwa umushogoro urumva rwose ibyo bintu atari akarengane rata gakomeye ni akarengane nyine ubu nawe njye ntabwo ndi umushogoro oya nyine oya nimba utamurya ariko nyine ariko njye umushogoro si ibintu byo kubeshya ndawukunda uzi umushogoro bashyize ku bishyimbo ndawukunda cyane n'ibijumba cyangwa ibijumba bigeretseho yego namwe mubyita kugereka kugereka namwe abanyakigali muzi ibintu by'ingereke kujya njye ntabwo navugiye i Kigali muri iwacu ni ahantu bita Irutsiro reba ahantu bahoze bita muri Gisenyi hari aho bita muri Kayove yego ubuzima bwinshi nabubayeho i Kigali bitewe no kwiga ariko nanjye niho iwacu ku ivuko ntakunda nubwo ari mu cyaro niho kavukire hari abantu bajya ngo bagire imyumbati ibijumba ariko ibijumba ntabwo mbikunda narabiriye nanjye nkiri umwana cyane amateke y'umwana yabaga yarwaye mu nda mu rugo mu cyaro hari amateke sinzi ukuntu muyita hano twayitaga amabungo ubu ni twaduteke tuba ari umutuku uratubona n'umwana yabaga yarwaye mu nda barakamuhaga wenda ari nko kujya kuri emanza witabe amabanga atajyamo hanyuma rero reka ze noneho tubasezere dusoze uko bimeze dusoze tuzagaruka akuzampamagare telefone si yawe se uzampamagare mbwire ko kano kambonane nzaboherereza kazakugeraho siko bimeze kazari kangana kose tuzakemere ikindi twese tuzaharanire ko muzaba mu buzima bwiza tujye muze ndi kumubwira ati kubunani muzambibareye mu ishimwe ishime rwose murye munywe ishimanira abavandimwe ndako kwishima ni byiza utana kutubona oya muzishima hanyuma rero muze mwese dusoreze hamwe dusezeraneho ariko umuntu yena nimero yanyu ariko ndayifite ndaza gushyiraho nimero bajye bakoreza kabone ngwino dusoze turangize genda umukristo nakarimbo kabaroko ndiwe byose ngeze kugupfa genda umukristo tahora ndiwe mu bihe byose abantu bagira akabanga ngenda umukristo icyo ni ikintu kimpumuriza umutima wanjye genda umukristo tahora ndiwe mu bihe byose urashimira akabimeza hano bajya kugango maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihigwe ngiye mu ijuru urabyumva genda umurokore ariko kandi si byiza kuba umurokore ku izina biba nabyiza nyine iyo turi ku isi ntabwo twakiranuka ariko nyine uragerageza
umuntu aragerageza nta muntu wakiranuka 100%, ntazagire unakubeshya. Kugerageza gukiranuka kwa mbere bihera ahantu mutuye, ukabana n'abantu neza, bikagenda neza. Hanyuma rero dusoza, niki cyane mwabwira abantu muri rusange? Murababwira iki? Ari ababizeje gufasha, reka duhere kuri iki, tubabwire ko ubufasha batwijerere tutabubonye. Ndabambeshye nyine ubufasha batwejeje ntabwo twabona. Uko bafotoye nuko bikiri kandi namwe mahabonye. Kandi hari n'impungenge ko bizakomeza kuba bibi mu gihe bataraza nyine afite impungenge nyine kubera ko n'imvura iguye cyane cyafata noneho atira tugwaho. Ni inzu y'ibiti, ibiti bimaze kora, kumva yuko n'umushitsi waza karitembana. Batembana kandi ayo makuru twarayatanze binahagije cyane, cyakabaye byarakemutse. kuri televiziyo byarasohotse, abafite za tace byose barabibona. Andi makuru nanjye nanga nameze ati ni ukuvuga ngo guhiga umuhigo ubundi ngo ntuwuhigure, niko muri biravuga ngo biratwa no kutawuhiga. Siko ubwo rero bahize ko bazagutera inkunga, nyaboneka nibagufashe. Ariko nge nkabanongera nkavuga ati biherehe mu buyobozi bubafashe ku buryo burambye. Abandi ikindi abandi babikwepa babizi, barabikwepa bihunze inshingano. Ariko ari ijambo bavuze rikomeye ko perezida agomba kubafasha, kandi buri kintu kigiye kwa perezida ni gutya ihita birangira. Kandi perezida buriya nshaka kuzigirayo, yewe ntuzigera ujyayo, nta nubwo uzigera, cyangwa se ni yaza hano muri Musanze. Iki kibazo nzagitanga. Oya we humura, ntabwo uziriga ujyayo rwose. Ikibazo kizakemuka utarajyayo. Ko perezida ntabwo yatwerega. Radiyo Rwanda yaradusuye, radiyo Musanze nayo yaradusuye, nabo kuri interineti baradusuye. Ibindi nakugomba kubwira ni ibi ntabyo cyose. Oya kizakemuka utaragera, simbikwijeje, uzampamagara kandi tuzataha n'iyo nzu. Ntabwo ari ibintu by'ibipindi biri aho rwose, siko bimeze. Njyewe namara kuza mwumva ngo yaje hano muri Musanze, tuzajya kukimubaza. None kuki ikibazo cyane cyahera mu nzira akubakira abandi inzu kabiye kuzatugwaho? Twebwe turaziriki kandi guhindura itegeko nshinga twagiyeyo, none kugira ngo bongere umutore sinagiyeyo. Hanyuma reka dusoze muri ku mudugudu n'akagari byose hano dutuye. Hano turi mu karere ka Musanze, birumvikana. Umurenge ubundi umurenge ni wa Musanze n'ubundi. Akagari ka Cyabagarura, umudugudu Bukane, umudugudu wa Bukane. Babatabare nyaboneka, siko bimeze. Hanyuma dusoze umwaka mushya muhire rero, urawifuriza ndi mwifurizanye umwaka mushya muhire, urifuriza ndi umwaka mushya muhire? Turifuriza nyine abo turi kumwe kugira ngo tugumye tubane, tuwusoze kandi dutangire undi. Hanyuma umwaka mushya muhire urawifuriza nde? Umwaka gusigiye 2019 gushigiye ubujima. Ni ikindi kintu gikomeye. Nicyo wishimira? Icyo wishimira? Hari ibishimishije byinshi kuko kiriho nicyo nishimira. Hanyuma umwaka mushya 2020 urayifuriza nde? Efurije kugira ngo abantu bose nyine umwaka barangije bariho, undi bujashe n'undi bagihari, bakigumye bacyari kumwe. Noneho turabishimiye kuba muje kudusura. Tuzagarukana inkuru nziza. Ariko ubu ni ukuvuga ngo mwaje mwizanye, twizanye pe. None ni ukuvuga ngo ubuvugizi bwacu twarabuvuze igihe gihagije.
ahubwo naravuze ngo yuko nta wundi munyamakuru nzongera kwakira aya twe tubanza namani no kurakara aya warakaye warakaye kandi ndabeshya ntabwo beshya yabati igihe navugiye nzavuga nagiye ki bahora baza kutubeshya bahora batubeshya bakibera amafaranga amafaranga ya misiyo barangiza bakagenda bakirira barangiza turi abanyamakuru ngo tujye kubavugira ngo ubuvugizi none se ahangaha nk'umuntu w'umukire ibihumbi bingahe habura miliyoni zingahe batugurira inzu kandi barahari inzu y'amasaziro mugasaza neza none se nimara kutugwaho muzongera kumbona bye bye none twese turi kwitsa ku kinzu cyo gusigarana inzu nziza y'amasaziro ngeno sigaye njyewe n'uyu mwakwikiye ikote rwose hanyuma muzehe viziyo 2020 ubwo ni 2020 twayinjiyemo uyu mwaka wa 2020 n'iki wifuza n'iki wifuza muri uyu mwaka wa 2020 cyangwa icyo wakwifuriza nk'abantu bagenzi bawe ukubaka inzu twejamo rwose tukubaka inzu tukayibamo mbese uyu mwaka wa 2020 mu winjiranemo n'inzu tushamo ibyo bintu byaba byishimo byacu twese turabana reka turabana icyo cyifuzo twese tugihurireho ubu ni ukuvuga ngo tubana turi abantu bane hariya twabonye harababaje hanyuma rero reka dusoze umuntu ushaka kubohereza ka bonanesi kuri ka bonane yabohereza kuri kahe kanimero kukohereza iyi nomero yanjye nyine ntabyo kuvuga amagambo menshi ngo ariko ngo ndagusuhuza bonane umuntu uvuga ati ndifu nubwo ntari hafi ariko ndashaka gusangira namwe bonane akohereze kuri iyo wanyohereza ku iyi nomero kuri Mumbariro Mani 07 ifite se 07 8 0 oya 07 8 6 0 rim 0 8 nizo abazikurikira neza wera nizo zirebe wera rebe 07 8 6 0 bari bakwi telefone nawe kandi ndebe ku gatelefone kanje gato nagendanye 07 8 6 zisubiremo 07 8 6 0 rim 0 8 nebyo aho rero umuntu rwose yohereze bonane wohereze bonane simuzi kureba amafaranga se kuri Mumbariro Mani wohereze 10 wohereza ngahe ariko twisangire wese ni ukuvuga ngo twese ntabwo twushobora kugera hano udashoboye kugera hano wese arebe ukuntu nyaboneka kanyuza ko yabigenza twishimane siko bimeze erega tujye tubishikore twishimane izo nomero nyine zawe nawe sanye ndaziguha hano kuko abantu benshi bahita bampamagara ndaza kuziguha ngewe niturangiza gukorana ikiganiro muzampamagare siko bimeze hanyuma muzanambwire niba ubwo bunane muri kububona yego kubunane ku itariki ya mbere ni umunsi ukomeye umuntu akwiriye kwinjira mu mwaka aseka nta kurakara dusangira umwaka mushya nibyo tuba dufite ibyatubabaje byinshi mu mwaka ariko bisiga inyuma ukabibwira ati mukushi yose iveho kinyura mu mwaka useka cyane cyane niko bimeze hanyuma rero munyemere mbashimire cyane kubw'umwanya mwaduhaye kandi nsabire n'imbabazi abanyamakuru ntabwo ndi umuvugizi wabo ariko urumva bagiye bakunda wenda kuza bakavuga ati tugiye kubafasha bagakwiye kujya bavuga ngo tugiye kubakorera ubuvugizi kuko abanyamakuru ntabwo bari bo bafasha abantu bakora ubuvugizi abantu bakaba babafasha
Ikindi burya ntimukarambirwe kuvugana n'itangazamakuru kandi byonyine dukurikije iminota twaganiriye ngiye kuba muri abana beza ariko nta kintu biba bitwaye abana beza ntacyo nta muntu watutse undi nta warwaye n'undi twese hamwe si wowe si n'abangabo twese turabana namuje kundi kuje kundi ni bibi gukunda n'undi gukunda ni byiza hanyuma rero ndabashimiye cyane murakoze ubona kuvuga ngo nanjye ndabashimiye kuba ngeze iki gihe ntabwo nari nzi ko nagize iki gihe pe narihebye ariko ndashimira Imana na n'ubu kuba ngejeho iki gihe ati ntacyo twatanze kuba tukiriho natanze iki uri kujya mu karirimbo kanjye ngaho rero ako niko ngira ngo dusoreze ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo kuko nawe ngakuramuka cyo turenzeho twidagadure twebwe rugira twica ubuzima urumva ko ndendenze bonane baturarwanda mwese bunane twe rubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushyashya uzatubera imuhire mu byishimo bunane mwakoze cyane yego yego ndabishimishije kandi ibyo byishimo muzabihorane nibyo twifuza murakoze cyane kandi dukunda kuvuga ngo kuba umuntu akiriho nicyo gishoro kuba byonyine ubyuka ukaryama ugasinzira amasaha 10 ukicura ukongera ukaryama ugasubira ukongera ukaryama utoze rimwe na rimwe ukongera ukabyuka abantu bavuga ngo wakwicwa n'umwanda ntukwice ibyo nabyo nishimwe ukongera ukaryama ukarara utari ufasha amara mu gitondo ariko ukabyuka ukabona ko kijumba kubitamo kikajyamo dumburi ubundi umwana yajyaga kumenya kurya yajyaga kurya akarya igitaka ntabwo ngubu ngo barabashyira mu mashuka ngo baramurinda umwanda niyo mpamvu abakera bakomeraga niko bimeze ariko ujya uvuga neza niyo mpamvu bakomeraga atangiye gukambakamba akarya igitaka naho itaka barariryaga abana yajya umwana agakomera yamugenda buhoro akagitaka ariko iki gihe agakomera ariko iki gihe agwa hasi gato ni mwegure agahita begura ngo aranduye iki gihe hano bwakwira bugake reka mbashimire cyane ikindi kandi tubifurize n'amahirwe mu buzima bwanyu by'umwihariko tubifurize umugisha kandi twizere ko rwose igikorwa cy'ubuvugizi tugiye tugishyira mu maboko y'Imana kizagenda neza njyewe ndabisengera niko bimeze ubuzima bwiza buzaza kandi ntabwo ari ibintu rwose turi kurota kandi niba ari iby'Imana yaba yarapanze nimba ariho tuzagwa ntizagwaho oya ntabwo hano hari aho kugwa mu Rwanda ntabwo wahagwa mu Rwanda nta n'igihugu ndavuga hariya oya ntabwo ahubwo muzahava bashimire cyane kandi shimire cyane n'abaturanyi n'abavandimwe muri rusange baduhaye umwanya tukagenda tuganira twagize ikiganiro cyiza turi kuganira n'umuryango w'aba bavandimwe batuganije twaririmbye ntekereza ko icyo tutaciye ni imigani ariko ubanza ari ku manywa nyine tutaca imigani ariko ibindi byo twishimiye tuzayica ahubwo tuzanayicira mu nzu nshyashya ibintu byo gucira imigani ahantu nk'ariya ntabwo twabikora ahubwo tuzajya duca umugani tuvuge ngo kera hahozeho inzu yari kera hahozeho Paul na Peter baba mu nzu mbi hanyuma duca imigani hagati haza umunyamakuru akora ubuvugizi hanyuma uba mu nzu nziza tuvuge ngo sinjye wahera umugani uwo mugani uzawureke tuwuce siko bimeze kandi twese tuzabigeraho
dushimire cyane rero kuba mwaduhaye ikaze mukatwakira mu nzu yanyu kandi mukatwereka n'urukundo tukamara hano nta kavuyo kenshi twabonye no kuba twaje tuba erega kubura kare nuko mwe mwaje twaje bari kurya natwe tumiryo turabyataka nabanza turarya ese waturyana ibiryo twe tutarya reka ntibapfa ko yakora mu nda tugashimira by'umwariko kandi twizere ko n'ikindi gihe tuzagaruka uzaba ari ikaze ariko tukazagaruka jewe mbabwiye ko ni ikintu nabasezeranye ntabwo nzagaruka hano nta kintu kirahinduka nzagaruka nibura harana ibintu bigeze byaratangiye guhinduka nibwo nzagaruka tugira ingaruka rero tuzari turi mu byishimo gusa nta bindi n'abaturanyi bose tukayitaha tukibyinira akagozi gusa nibone imihango abayobozi bakora ngo bagiye gutaha nk'inyubako bashyizeho akagozi bakazana imakasi dukunda kujya mu mihango myinshi reka tujya mu birori agakata gutya ati mwinjire hariya uzi ikintu biba bidusobanuye injira mu buzima bushya yego uko bimeze ugasiga inyuma kubw'Imana bizashoboka bye bye ntukiyebe bye bye wakoze kandi umwaka mushya muhire twese hamwe uza kubera w'amata n'ubuki n'ibyishimo ibyishimo nawe uzabihorane nawe tubihorane n'abaturanyi turi kumwe nawe mbifurije umwaka mushya barashaka ngo ugire abavuga mu izina kwibuka sama hano bose muri aba ngaba bose bavuge barahari hari mama Diane Sengiyumva mama Wera na Wera na Mukankusi mama Sharon nuko biki gihe rero ntago bavuga izina bavuga ngo mama Sharon mama Sharon Betty Betty naguma uyu nguyu yongeye kurara arangopa ntazamwishyura umuhe amashyi ntago naburara ahari haguma ni karibu by'umwihariko tumushimire kandi ajya akomeza gufasha ingo kore baravuga ngo umuhate si ubusa ku mwami nazamuhemba siko bimeze yego bayi rero reka dusoze kugira ngo twe gukomeza kubamaramo umwuka sibyo yego imuze wakoze hanyuma n'umwaka mushya muhire komeza ukomere reka nimero ntago ngiye guhita ngenda ni ukujya dukupa ikiganiro akanumero nkabaye nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda